ubundi babivuze ukuri ngo iyo umuntu adapfuye gatindira apfa. None nanjye niyo mpamvu uyu munsi nishimiye ko iby'isi nabifashe mu mizi. Gusa iyo batangiye gutera imbere ngo abakonteresigise nabo baba bagaye. Niyo mpamvu rero nanjye nta miyaga, mu gihe iby'isi nabibonye nkabibona narabizi ibyuya. Ubu ngubu nicyo gihe cyo kuganguza nkomora uzaza nabi tukazaruhukira mu bicu. Mfate icyuma cyanjye. Ntabwo biba byoroshye mwana, ntabwo biba byoroshye kabisa. Turihiringa tugakora wana bikanga, rimwe na rimwe bigakunda. Umugande yaravuze ngo dukora misana na kira, ngo dukora amanywa nijoro. Niko bimeze. Ubusigaye ntanguranwa n'inyoni kubyuka, kuko wa mugani nta kuntu inyoni yabyuka kare nta bana ihahira, nta gikwe yitegura. Twe twitegura igikwe no guharanira gusiga isi ari nziza kuruta uko twayisanze, ku mugani wa Baden Powell. Nibo bavuze kabisa, nibo bavuze tuzemera tubiri ibyuya na hehe na hehe. Ariko iwabo ubutunzi tuzagerayo, kuko iwabo ubutunzi nasanze ariho mu gicumbi cy'umutuzo n'ubwamamare, isi yose ikakuvuga. Uzaza nabi ni bogisi imwe, kuko amafaranga mubona ntanyagokeye umwaka wose. Kubita umuntu ingumi imwe agahita yuma, nta bintu byo kuza gukina mu mafaranga. Wirirwa uyahiga ubira ibyuya, undi agashaka kuza kuyagutwara mu ijoro rimwe, ngo ararajyanye ibintu wagokeye imyaka 10. Kameramani rekera umusaza.